nyinshi Uwiteka ariko ari kumbwira ni ukuri Imana ya Isiraheli intumbi nyinshi ku misozi dore intumbi nyinshi Uwiteka ariko ari kumbwira ni ukuri Imana ya Isiraheli iri kumbwira ngo intumbi nyinshi bantu muri kuva naho bakira nicyo kimenyetso nikarababuza ibyorezo nikarababuza inkota y'Uwiteka umurimo uzaranga banyuremo nuko umwami wanjye ari kumbwira ngo mbabwire ngo nicyo kitumye bamwe batwikwa hagasigara bake shaka ubwami bw'Imana bigishoboka mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa ni mu mwambaza kiri bugufi ngabwira abantu bose mbahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu nkuko bisanzwe ngira ngo uri kubibona ku ifoto na titre amazi ntakiri yayandi ibintu bibaye agaterera nzamba. Reka twibaze rero tugaruke turebe niba ari ikintu mbonye kikantera ubwoba nkibaza ngo ese abanyarwanda murihe niba mutari kwiyiriza ubusa niba mutari gusenga abarundi murihe niba mutari kwiyiriza ubusa mutari gusenga nyuma y'iri jambo rivugiwe muri Afurika y'Epfo bari guherekeza imibiri y'abarasiwe ku rugamba muri Kongo ubwo Gisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahoze ari Zaire yiyambazaga South Africa ngo imufashe guhangana n'imitwe cyangwa se inyeshyamba ariko cyane umutwe wa M23. Twabonye rero ibintu bidasanzwe ngira ngo nibinkundira ndabashyiriramo akavideo ariko birakunda. Mbona uburyo ki abantu bari kurira abantu bari kuboroga by'umwihariko uri bubone iyi nakita circulation yabaye yo guherekeza iyi mibiri cyangwa se iyi mirambo babakiriye ku kibuga cy'indege gikuru South Africa. Ngira ngo muri kubona no ku mafoto aba generali kuri uru rwego rero byahagurukije igihugu cyose gusa naho kijunditse cyangwa se kishizemo M23 ko yabishyigikiwe n'u Rwanda ariko u Rwanda rudahema kubihakana cyangwa se kubyamaganira kure. Kandi koko nibyo kiriya gice cya Kongo abakongomani cyangwa se abanyarwanda banabayo cyangwa banatuye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni kavukire ku gihe cya Habyarimana wahoze ayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki gihe witwaga Marshal Mobutu. Uyu Marshal Mobutu yigeze abwira Habyarimana ngo Juvenal Habyarimana ngwino utore abaturage bawe cyangwa abantu bawe cy'abanyarwanda bawe. Habyarimana we kuko ari umunyantege nke muri biriya bintu yabwiye Mobutu ngo bampane n'ubutaka. Niryo jambo Habyarimana yamushubije ngira ngo iryo jambo abanyarwanda bakuze bararizi. Habyarimana abwira Mobutu ngo niba ushimye kubampa bampane n'ubutaka. Uyu munsi wa none rero urebye muri South Africa bo bashaka kujya kwihorera dore rero ikintu mwabantu mutari kubona kandi mukwiye kuba mwarebesha amaso abiri cyangwa atatu. Imana igira 36 mu kureba. Yesaya niko yavuze ariko iki kintu mukwiye kukirebesha ijisho rirenze rimwe. Kongo isa naho igiye kuba irimbi ry'abantu b'inzirakarengane ry'abantu bafite ibibazo bisa naho wagira ngo ni shitani iri guhamagarira abantu kubajyana muri Kongo kugira ngo bari bibice. Uzi ko urupfu rugera mu bantu ntibabimenye, uzi ko urupfu rwinjira umuntu ntabimenye. Niba Angola iri kohereza abasirikare yavuye mu guhuza u Rwanda na Kongo byanze, guhuza M23 na Gisekedi byanze, uyu munsi Angola irimo irohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murebe ingabo iri koherezayo ubwishi bwazo kandi izo ngabo zigiye kurwana. Ariko aba bantu bari gupfira iki? Ko Yesu yabapfiriye ubundi bari gupfira iki? Murebe Burundi ingabo buri kohereza ibihumbi bigeze muri 12 by'abantu ukabyohereza ahantu mu rwego rwo kuvuga ngo nimugende mupfe. Muze murebe Kongo abantu iri gupfusha, murebe u Rwanda, murebe M23 kugeza ubwo buri kwezi abaturage bahana urubibi n'u Rwanda abantu barahapfira amanywa na nijoro. Kongo irasa u Rwanda, Kongo irasa mu Rwanda kandi karasa abaturage. Ngira ngo mwese mukunda kumureba bapfiriye Gisenya, bapfiriye mu burengerazuba ejo bundi mu murenge wa Nyabitekeri, niba ari Nyabitekeri ngira ngo barasa marine. Iyo nkuru ntawe utarayibonye. None aba bantu bari gupfa
ese satani yaba yaramaze kutugambanira ku rwego rw'uko tugomba gupfa? Ese ni ibitambo by'abaperezida? Ese iyi ni intambara y'akarere? Murebe Ubugande, amagambo ari kunyura, sirikirasiyo y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga, nta jambo na rimwe ririmo rihumuriza. Abamwe biyemeje intambara, abandi biyemeza kurwana, abandi baguze intwaro, abandi bari gushakisha intwaro. South Africa irimo iravuga ngo mushake ibikoresho bihagije, mushake imbunda, mushake ingabo, mushake ibintu bihambaye, tujye kwivuna umwanzi, tujye kwataka umwanzi. Ukibaza ngo niba abantu bize bavuga ko bize ari abadogiteri ku rwego rw'abaprofesa, bo barangiza kwiga bakumva ko ikintu cya mbere gisigaje ari ugushakisha imbunda yo kwica, imbunda, inkota, ibintu nk'ibyo. Ese mu gihe nk'icyo, mu bintu nk'ibi, Ndayishimiye agahagarara ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo Banyarwanda mwibukiranye mubwirane intara ya Kirundo. Iyi ntara ya Kirundo ngo ni ibirundo by'abantu bahapfiriye b'Abanyarwanda, ngo none n'uyu munsi wa none hagiye gupfira abandi, hagiye gupfa abandi. Ukibaza ngo eske niba umutegetsi mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kuvuga ati nimwitegure, muzane n'abandi bapfe, nimwongezemo n'abandi bapfe, mushaka abandi baze gupfa, nabo bakabongera muri iyo ntara ya Kirundo. Umuntu rero aribaza akavuga ngo nyuma y'urupfu nk'uru, nyuma yo gukina ibigwi, nyuma y'amagambo nk'aya, ese aba bantu baratekereza? Ngo kuva mu gihe cy'abami ntawe wigeze atsinda Burundi, niyo mpamvu u Rwanda rutamuteye ubwoba, niyo mpamvu yiteguye ko nubagiye gukoranya abantu, biteguye kurasa u Rwanda, biteguye gutera u Rwanda. Nje nkibaza nanone, iri ni ishyari gusa abadayimoni bafitiye u Rwanda cyangwa harimo n'ikindi kintu? Ese ni ibyaha byinshi Abanyarwanda bakoze? Ese ni Abanyarwanda bose bapfuye? Umuntu rero aribaza akavuga ngo mu by'ukuri Satani mwibaza agiye gukorera iki Afurika? Amerika iracecetse, ikibazo iri kukireba nk'itakizi. Uburusiya bushaka gukoresha Uburundi, Uburusiya bushaka gukoresha Kongo kugira ngo iki gice Afurika y'ibiyaga bigari, Uburusiya bushaka kuhagira koloni. Sinzi impamvu mutari kubibona, ariko aba bazungu ni n'abantu nakita batari beza, ntabwo bigeze bahinduka. Igihe cy'ubukorone ntacyo bakuyemo, intambara z'ubukorone bigaragara ko nta kintu byabasigiye. Niba Tarapa ahagarara kuri kamera akavuga ngo shaka kwimura Abanyepalestine, iyi ntara ya Gaza nyihindura iyanjye, ngo noneho ngo abatazemera kwimurwa tuzabaha amafaranga, tugura intara yose, tuhakura abantu bose. Mu by'ukuri ese si abantu nk'abandi? Nyuma y'inama ihuje Netanyahu ikamuhuza na Trump yese atangaza ko agomba kwimura Abanyepalestine. Ibyo bintu nta kintu mwumvamo nk'Abanyafurika? Nta kintu mwumvamo? Ubwo se nitwe bafitiye impuhwe? Ni ukuvuga rero muri Afurika abazungu bo baraza kubera amabuye ahari, baraza kubera inyungu zihari. Ubu noneho n'ibyo gusenga barabivangavanze, insengero nyinshi zirafunze. Ubu ni ugusengera mu ngo zacu. Ahubwo jye nanasaba u Rwanda, minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'inganda, ngira ngo yakadukoreye ubuvugizi, insengero zigafungurwa vuba tugasengera igihugu cyacu. Kuko niba hepfo dufite abanzi, haruguru tukagira abanzi, imbere tukagira abanzi, icyari gikwiye gukurikira ni iki? Ni amasengesho. Ni amasengesho ndetse amwe akomeye. Ahubwo mwongere mufungure amasengesho, fueti zose zo gusenga, inzira zose zo gusenga, basenga bahagaze, basenga baryamye, basenga babyutse, basengera mu ngo zabo, basengera mu rusengero. Ayo wasenga yose, u Rwanda rukwiye amasengesho. U Rwanda rukwiye amasengesho. Niba topic ari u Rwanda, M23 nta nubwo ivugwa cyane nk'uko u Rwanda ruvugwa. M23 ntinagaragara cyane nk'uko u Rwanda rugaragara.
ubu mwamaze kumva ngo abasirikare b'u Rwanda ngo abo mu ntara y'Iburengerazuba, abo mu ntara iyi n'iyi, abasirikare bashinzwe diviziyo izi n'izi bagomba gufatirwa ibihano, u Rwanda rugomba gushyirirwaho ibihano. Ese u Rwanda niba koko ruri kuzira ubutaka buri gupfiraho abantu, iki gice ni igice cy'u Rwanda, nanjye ndabihamya ntashidikanya, uretse abakongomani bavutse vuba batabizi, ariko iki ni igice cy'u Rwanda ahubwo cyaje mu itoteza n'ibonyabwoko. Iki gice kibamo akavuyo n'akajagari kubera amabuye y'agaciro menshi haba. Kongo ntishaka kugitakaza mu nyungu zayo, ariko nta nubwo u Rwanda rukiburana ngo rugihindure icy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda rushobora no kuba ngo rwatanga inkunga n'umusaga mu buryo bw'umuzimyamuriro, nk'umuzimyamuriro uhegereye. Nta nubwo kandi iki gice gikwiye gutuma abanyarwanda bose bicwa, nk'uko abantu mwamaze gukubita agatoki ku kandi ati nta munyarwanda utagomba kwicwa, haba pasiteri bahaguruka bakavuna igihugu ibintu n'akasamo. Ngira ngo rero imvura niyo iturogoye, ariko turaza gukomeza cyane cyane.